Nikodemu rero azanye navuga gutyo. Hari abantu benshi bajya babikora bakaza kwa Yesu hari ibindi bintu bibazanye badashaka ubugingo. Uzakunda kubabona bazaba mu nzu y'Imana iyo hagize akantu gatoya gusa kaba disturbinga bava mu murongo wo kubaha Imana no gushaka Imana. Ariko nshuti yanjye wowe waje ku Mana ukeneye Imana, waje ku Mana ushaka ubugingo, gumana neza n'Imana, ukomeze gukiranuka, Imana izakubashisha. Uyu mwanya rero ndagira ngo nihute cyane mpite mbasobanurira kuvuka ubwa kabiri ni iki. Kuvuka ubwa kabiri abongereza bivuga neza ko ni born again. Biravuga ngo nukongera kubaho, nukongera kuvuka, kongera kuvuka. Biravuze ngo bwa mbere waravutse, burya wabayeho bwa mbere, umaze kubaho bwa mbere, burya wabyawe na wa mubyeyi wawe, wabyawe na Karaveri, wabyawe na Matiyasi, wabyawe na Poro, wabyawe na Ande. Babandi barakubyaye n'ababyeyi bawe bo mu mubiri. Burya icyo babyaye ni umubiri. Babyaye umubiri wa kamere, umubiri utukana, umubiri ushobora gusambana, umubiri urwana, umubiri urarikira, umubiri ugira umujinya. Umubiri donc babyaye umubiri niwo babyaye, kamere y'umubiri niyo ikuzuye. Ariko ndashaka kubwira ikintu gikomeye, ndashaka kubwira ikintu cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Iyo tuvutse ubwa kabiri ni iki kiba kibaye? Nshuti bakunze ibyiringiro bizima TV, turishimye nanone ko Imana idukingurira umuryango kugira ngo dusangire amagambo meza y'Imana. Nkuko mubizi n'ubundi ibyiringiro bizima TV dufite intego imwe yivuga butumwa kandi rigamije kuzana ibyiringiro bizima mu bantu. Impamvu twatekereje cyane kujya tukunda kubaganiza ibi by'ibyiringiro bizima nuko ibyiringiro bifite umumaro ukomeye mu bantu, kandi iyo utakaje ibyiringiro burya utakaje iby'agaciro. Rero umwami Yesu aguha umugisha wowe udahwema kutuzirikana, ujye uhora dusengera, wowe ujye udukurikirana video yose dukize ukayireba, kandi wowe sharinga. Imana igumugisha, wowe ukoze subscribe, Imana igumugisha. Nawe utarayikora kandi uyikore kugira ngo turushe kujya dusangira amagambo meza y'Imana. Ndumva rero twagiye tugira imbogamizi nyinshi zituma mutaragiye mubona ko dukora byinshi vuba vuba, ariko dufite umugambi wo kugira ngo twongere tuvugurure imikorere, dukora ibintu byinshi, kandi hamwe n'imbaraga zawe n'izanjye tuzakora ibintu byinshi, turusheho kwiga ibintu byinshi cyane. Uyu munsi wa none rero nabazana ijambo ry'Imana dusanga rifite nako intego rifite intego nziza yigisha icyo twita kubyarwa ubwa kabiri. Ndashaka gusobanura ibintu bisa naho abantu benshi bari babikeneye kandi bakunda no kubyibaza. Rero ndagira ngo ntucikwe, kandi iyi video uyiyoherereze n'abandi bantu bawe kugira ngo ubuntu bw'Imana bukomeze gusa kuboneka mu bantu b'Imana. Reka rero dusenga Imana, hanyuma ijambo ry'Imana turyigane. Yesu turagushimiye ko duhaye umwanya. Reka ijambo ryawe rikomeze rigira umumaro hagati muri twe, kandi uvugane n'ubugingo bwacu. Kandi ubwo tugiye gusobanura kubyarwa ubwa kabiri, ndasenze kugira ngo umuntu wese ubyumva agire intego nziza kuvuka ubwa kabiri, utaravutse ubwa kabiri agira ayo matsiko kandi ayabone, kandi wavutse ubwa kabiri agirira ubuntu bw'Imana ku Mana kugira ngo arusheho kuba umunyamugisha. Ngaho reka rero ubane natwe, ngisobanura umugisha, bene data dukurikirana wowe n'umugisha, kandi ikiruta byose ubugingo bwacu bube buzima. Mu izina rya Kristo turakoze, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa mbere. Ndaza kumanuka gatoya ngere ku 21 muri hangana, ndasoma nihuta. Haranditse ngo hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda, uwo yasanze Yesu ninjoro aramubwira ati, mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha uvuye ku Mana, kuko ari nawe ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora keretse Imana iri kumwe nawe. Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyarawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Yesu aramusubiza ati, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo n'umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo n'umwuka. Witangazwa nuko ubwiye yuko bibakwiye kubyarwa ubwa kabiri. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya.
niko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Nikodemo aramusubiza ati ibyo bishoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri nakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemere ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko iyo Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi w'iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kwicirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora ibyiza niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, reka nongere ngushimirire Imana kubera ko dukomeje gukunda ijambo ry'Imana no kuritega amatwi no kurishakisha. Kuba byonyine ukurikira Ibyiringiro Bizima TV, hari andi mashene menshi ya publicita ibindi bintu, ariko ukaba ushatse ijambo ry'Imana gusa. Yesu akumpera umugisha. Imana ishimwe cyane. Ange rero ugiye kuganiza nishimiye Imana Gédéon mwene so, kandi turagukunda cyane ku Byiringiro Bizima TV. Imana iguhe umugisha. Izi nkuru dusomye niza Nikodemo yari inde? Yari umwigisha w'Abisirayeli, yari umufarisayo, yari umwigisha w'amategeko. Abafarisayo rero bari bafite umurimo ukomeye wo kwigisha amategeko, kabiri wo kurinda amategeko, gatatu wo kureba ko abantu bashyira mu bikorwa. Ikindi kintu gikomeye bari bafite ubushobozi bw'uko umuntu warenze ku mategeko y'idini icyo gihe yashoboraga guhanwa kabiri, yashoboraga guhanwa mu idini. Birumvikana nk'uko uyu munsi bigenda, amadini amwe n'amwe tugira ikintu cyitwa guheza abantu cyangwa gutenga abantu. Kabiri, no ku rwego rw'igihugu uyu muntu yashobora gufatirwa ibindi bihano kubera ko atashoboye kuyoboka neza amahame y'abafarisayo cyangwa y'idini. Hanyuma rero Yesu aguhe umugisha wowe kuko unkurikiye, kandi tukaba tugiye kwigana iri jambo ry'Imana. Yesu rero yaje muri icyo gihe cyari gikomeye, asanga rero barafite amabwiriza n'amategeko yabo y'ibyo bari bategereje, ariko kandi idini yari iriho ishingiye ko bategereje Mesiya. Cyakora Yesu ntibamwemeye nyine kuko batumvaga imivukire ye, batumvaga imibonekere ye, bumvaga atari yo bakeneye, batumvaga atari nayo bashaka. Ariko aza akora ibintu n'ibitangaza, aza aruhura abantu, bamubonamo umumaro mwinshi. Bituma rero rimwe na rimwe abantu bamwe bamushidikanyaho, bamwe bakavuga bati ibyo twari dutegereje arabikora, ariko ntabwo uburyo yajemo tubwemera. Hari uburyo rero umuntu ajya abaho mu buryo busanzwe, Imana ikagukoresha byinshi, ariko abantu bagatinda kwemera. Ariko reka nkubwire iki kintu gikomeye, siwe wa mbere na Yesu byamubayeho. Kimwe cyo cungana no gukiranuka, Imana yiracyagukunda. Aho abantu batabona umumaro wawe, Imana yirawubona. Kandi umuririmbyi yaririmbye avuga ngo tugende turira tubibira umwami, ariko tuzahozwa naza dushira agahinda. Humura, dufite igihe cyinshi, dufite igihe kinini nako tuzaruhukiramo, dufite igihe tuzanezezwa nuko ari byo twakoze. Abantu batahaye agaciro, ariko Imana yahaye agaciro. Yesu aguhe umugisha rero. Icyo nshatse kuvuga rero ni iki? Yesu rero yaraje abwiriza ubutumwa bwiza. N'uyu Nikodemo agize ngo aramwemeye cyangwa agiye kumushaka, afata umwanya wo kuza gushaka Yesu. Ariko ngo agiye gushaka Yesu abona ko naza abafarisayo bagenzi bari bumutera amabuye, ahitamo kuza kumushaka ninjoro. Yigira inama yo gushaka Yesu ninjoro, aza wenyine, aza ngo ninjoro. Ndashaka kubwira icyo bivuze mu buryo bw'umwuka. Ntabwo Yesu umuntu amushakira muri koperative, icyo akora wasengera muri groupe, ariko ubuzima bw'ubugingo ntabwo buba muri groupe. Najya nkunda kubwira abantu groupe icyo yagufasha nyine
gusenga, yagufasha kuba mu bundi buzima, ariko ubugingo ntabwo tuzabonera muri groupe. Nta groupe n'imwe iri hano ku isi, nta groupe n'imwe ikorera mu isi izabonera ubugingo muri groupe. Nta dini na rimwe riri hano mu isi rizabonera urivuga ngo kuryinjiramo ni garanti yuko ubonye ubugingo. Oya, ubugingo ni ikinege. Bivuze ngo iki? Biravuze ngo ni wowe ubwawe ukwiye kwiyarura, ukwiye kwiyumvamo ko ari wowe ubwawe ukwiye gushaka ubugingo. Reka rero nkubwiye inshuti yanjye, niyo mpamvu Yesu ukwiye kumushaka wenyine, ukwiye gutandukana na cya gigari ubamo, ukwiye gutandukana na babantu bahora bakuvuna umutima, ukwiye gutandukana na babantu wikoreye mu mutima wawe baje baguye mu kiroka kugusha, ukaza ugasanga Yesu wenyine, kuko wowe wenyine ni wowe uzabonana n'umwami Yesu, kandi umwami Yesu aguhereza umugisha kubw'urukundo mukunda, kandi utajya uhwema kumugaragariza muri bya bihe bya buryo ufata usenga, bya bya ufata byo kwezwa, bya bya ufata byo gusenga, bya bya ujye ufata bya nijoro, ibi ufata byo gukora imirimo myiza, ibi ufata byo kutabara abababaye, byose Yesu arabibona. Ukwiye gushaka Yesu wenyine nijoro, nta gasigane kaba mu gushaka Yesu, ni wowe ukwiye kumushaka. Aramusanga, ariko musanga nabi, nka kwa kundi n'abandi bajya baza bakaza bashaka imitsima. Yesu yigeze abwira abantu, abwira ngo singe mukunze, singe mwashatse, ni imitsima burya yatumye munshaka. Nikodemu rero azanye navuga gutyo. Hari abantu benshi bajya babikora, bakaza kwa Yesu hari ibindi bintu bibazanye badashaka ubugingo. Uzakunda kubabona bazaba mu nzu y'Imana, iyo hagize akantu gatoya gusa kaba disturbinga, bava mu murongo wo kubaha Imana no gushaka Imana. Ariko nshuti yanjye, wowe waje ku Mana ukeneye Imana, waje ku Mana ushaka ubugingo, gumana neza n'Imana, ukomeze gukiranuka, Imana izakubashisha. Uyu mwanya rero ndagira ngo nihute cyane mpite mbasobanurira kuvuka ubwa kabiri ni iki. Kuvuka ubwa kabiri, Abongereza bivuga neza ko ni born again, biravuga ngo nukongera kubaho, nukongera kuvuka. Kongera kuvuka biravuze ngo bwa mbere waravutse, burya wabayeho bwa mbere, umaze kubaho bwa mbere, burya wabyawe na wa mubyeyi wawe, wabyawe na Karaveri, wabyawe na Matiyasi, wabyawe na Poro, wabyawe na Ande. Babandi barakubyaye na ababyeyi bawe bo mu mubiri. Burya icyo babyaye ni umubiri. Babyaye umubiri wa kamere, umubiri utukana, umubiri ushobora gusambana, umubiri urwana, umubiri urarikira, umubiri ugira umujinya. Umubiri donc babyaye umubiri, niwo babyaye kamere y'umubiri, niyo ikuzuye. Ariko ndashaka kubwira ikintu gikomeye, ndashaka kubwira ikintu cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Iyo tuvutse ubwa kabiri ni iki kiba kibaye? Iyo tuvutse ubwa kabiri tuba twongeye kuba mu buryo bw'umwuka, tugize imbaraga zishobora gutsikamira, ntituba abantu ba kamera, gutwa abantu b'umwuka. Nta muntu w'umubiri uhinduka umuntu w'umwuka ataravutse ubwa kabiri. Ukwiye kuvuka ubwa kabiri kugira ngo ugire imbaraga zishobora kukuneshesha kutaba umuntu wa kamere. Umuntu wese burya umuntu wa kamere, burya nturebe ngo uri imfura, nturebe ngo uvuka mu muryango uzi kuvuga neza, nturebe ngo umuryango we wanyu ngo mugira ibyo muziririza n'ibyo mwemera, ariko burya ibintu bibi byose burya wabikora kuko waba ukiri umuntu wa kabere. Ariko iyo ubaye umuntu w'umwuka ushobora kunesha Satani. Imana ishimwe cyane. Ni gute rero umuntu w'Imana avuka ubwa kabiri? Ni gute umuntu yamenya ko yavutse ubwa kabiri? Reka tugisobanure icyo umuntu avuka ubwa kabiri gute. Bibiliya ivuga ijambo ryiza, kavuga umuntu yatuza akanwa ke Kristo yapfuye akazuka, kandi niyatuza akanwa ke Kristo ari umwami, agatunga urupfu rwa Yesu muri we, ngo uwo muntu azakizwa. Ndashaka kuvuga ijambo rikomeye. Kuvuka ubwa kabiri dusaba ko muri twebwe tugira kwatura ibyiringiro bizima by'uko Yesu yapfuye akazuka. Icya kabiri, tugatunga urupfu rwa Yesu mu bugingo bwacu, tukagenda twumva tudakwiye gukomeza kumubabaza, tugaha agaciro ko yapfuye akazuka ku bwacu, Imana ikatugira neza. Yesu ashimwe cyane. Rero niki rero uyu mwanya ngusaba nshuti yanjye wo nkurikiye, mwene data, wowe uyu mwanya turi gusangira ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo ongera utekereze cyane kuri bino bintu, utekereze ku rupfu rwa Yesu, utekereze ko Yesu yapfuye ku bwawe, utekereze ko Yesu azaga kukujyana, uharane kuba umwana w'Imana. Bijya byorohera umuntu rero kwigana umubyeyi umubyara. Njyaho ndakubwira nkababwira ngo umwana w'umukanishi nta muntu umutoza mekanike cyane, nubwo yaba atayize burya agira ibitekerezo yatanga kuri mekanike kandi atarize mekanike. Umwana w'umubaji burya afite byinshi yatanga ku bitekerezo by'ababaji. Abana b'abahanzi burya ntago bigorana ko yamenya kuririmba no gucuranga, burya biroroha cyane. Ni ukuvuga ngo kuba ariyo tara y'umubyeyi nawe biramworohera, nawe uzareba ibintu byinshi by'ushobora, bishobora kuba bifite inkomoko runaka. Icyo rero nshaka kuvuga ni iki: gukiranuka no gushaka uburyo dukora iby'Imana ishaka byorohera umuntu wese wavutse ubwa kabiri. Iyo umaze kuvuka ubwa kabiri birakoroheye cyane ko waharanira gushaka icy'Imana ishaka, ukagikora, ukacyubaha, kandi muri wowe hakaboneka umusaruro mwiza wo kubaha Imana. Yesu rero aguha umugisha kubera ko uhora uharanira kurwana intambara nziza, kandi Imana ikwambika imbaraga. Rero reka tuvuge iki kintu rero, kuvuka ubwa kabiri. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri, nicyo kintu cyonyine gishobora kumuhindura umwana w'Imana.
reka mbabwire ngo ni igikorwa gikorwa rimwe ariko umuntu akakirinda ndetse umuntu arakirwanira. Imana itugirire neza, umuntu arakinda kandi akanakirwanira. Imana ijye idushoboza rero kurwanira icyo. Pawulo avuga ijambo rikomera avuga ngo mugume uko mwahamagawe. Hari uburyo wahamagawe ukwiye kubirinda kugira ngo bigume. Rero ni intambara ikomeye, ukwiye gukora uburinzi bukomeye. Umwami Imana bugushoboje kandi ukarwana intambara nziza, Kristo akakubera imbaraga, ugafata ubugingo guha ukajya buhora bugutera ibyishimo. Imana ishyirwe hejuru rero. Pawulo rero avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo tujye duharanira gufata icyo twahawe rimwe, tukwiye kugirwa rwana tukagiharanira kugira ngo dushobore kugera ku butsinzi. Imana ishimwe cyane. Reka nihute cyane rero turebe iki kintu cyitwa kubyarwa ubwa kabiri. Nicyo kiduhindura abana b'Imana, nicyo gituma dukizwa. Abayisilamu buriya mubabona, ntabwo umusilamu ahindurwa n'umwisilamu kuba afite sidica. Oya, ntabwo cyaguhindura umwisilamu. No, ikintu kigira umwisilamu no gutora shahadu. Icyo bita gutora shahadu bigira amahame n'amabwiriza. Reka mvugemo makeya. Irya mbere ni iryo guhamya ko nta yindi Imana ibaho, habaho Imana imwe rukumbi. Cya kabiri nicyo kuvuga ko Isa mwene Mariyamu cyangwa Isa mwene Mariya atari Imana ahubwo ari intumwa. Icya gatatu nicyo kuhamya ko Isilamu ari idini itunganye y'Imana kandi idini y'amahoro iboneye. Icya kane ni ibwiriza bagira rihamiririza abantu ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa, nta yindi Mana bakwiye guhamagaramo uretse Allah. Ibwiriza rero rya gatanu ni iryo gukora umuhango wo gusenga gatanu ku munsi. Reka icyo ngicyo nicyo. Iyo rero icyo tuvuga kwatura agakiza ni iki? Kwatura agakiza ni ukwemera ubutatu bwera. Kwemera ubutatu bwera, ukemera Imana Data, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Ubutatu bwera kubwemera. Imana ishimwe. Twebwe rero icya kabiri uba ukwiye kwemera ni ukwemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ibyo ngibyo kandi ukabyatura ukabihamiririza ko Yesu ari umwana w'Imana. Gatatu, ukatura ko Yesu ari umukiza, ari umwami n'ubukiza w'ubugingo bwawe. Kane, ukatura ko Yesu yapfuye akazuka ku bwawe. Gatanu, ukatura ko ufite ibyiringiro bizima byo kuzajya kubana n'Imana. Ibyo bintu nibyo umuntu atunga mu buzima bwe, ukanabirwana ukabiharanira, biguhindura kuba umwana w'Imana, ukabuvutsa ubwa kabiri. Imana itugire neza. Hanyuma rero ibindi dukora byitwa imibatizo yo mu madini n'ibindi tubikora kugira ngo nanone tugeraho tubarizwa irerero, aho dukomeza kubarizwa, aho dukomeza kurererwa. Yesu rero atwambika imbaraga. Ibyo nabyo ni byiza, ntimukabyirengagize, nabyo biradufasha. Imana tugire neza. Hanyuma iyo umuntu avutse ubwa kabiri bigenda bite rero? Nkuko bisanzwe hano mu isi, iyo umuntu avutse yandikwa mu bitabo by'irangamimerere. Iyo umuntu avutse ubwa kabiri rero yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana tugire neza. Yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, akaba umwana w'ijuru, akitwa umunyabugingo. Kandi Imana ishimwe. Reka mvuge umugisha wundagira. Iyo umaze kugiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, wiswe umwana w'Imana, biravuze ngo Imana igiye kugigutekereza bitagombeye ngo wowe ubanze ukore geste nyinshi zo guhamagara Imana cyane n'ibiki. Niyo mpamvu Imana igivuga ijambo rikomeye ikavuga ngo ibya mbere nabikubwiye ndabikora, ibindi nabyo nje kubikora ntiro mbikubwira. Ikavuga ngo nicyo nacyo uvuze icyo ndagikoze. Iyo relation iri hagati yawe n'Imana ntabwo ihabwa nuko wiza amashuri menshi, ntihabwa no kuvuka mu muryango wo kwa runaka. Iyo relation yawe n'Imana uyihawe n'ukuri umwana w'Imana uvutse ubwa kabiri. Ijisho ry'Imana rikuriho kandi ugutwi kw'Imana kurateze ngo Imana yumve icyo usaba kuko wavutse ubwa kabiri umwana w'Imana. Reka nkubwire ngo ya namahirwe. Rero igitabo cy'ubugingo nicyo nshaka none gutsimbararaho no kubabwira cyane. Iyo umuntu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo aba ari umwana w'Imana. Biravuze ngo irangamimerere rye ni umwana w'ijuru. Imana ishimwe. Niyo mpamvu no kwigana agakiza bitamugora kuko ari umwana w'ijuru. Ashobora gukora ibyo gukiranuka kuko ari umwana w'Imana. Ashobora kujya gufasha abantu kuko ari umwana w'Imana. Ashobora kwatura amagambo y'Imana kuko ari umwana w'Imana. Donc imvugo yishobora kumuranga nk'umwana w'Imana bikamworohera kuko ari umwana w'Imana. Hanyuma rero abantu bajya bibaza ngo umuntu ajya mu gitabo cy'ubugingo yakora icyakongera agasibwa ejo akongera akagigarukamo. No, ntabwo ari uko bigenda. Iyo umuntu amaze kwitwa umwana w'ubugingo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo aba abaye umwana w'Imana. Icyakora iyo akoze icyaha bibabaza Imana.
bibabaza Imana. Niyo mpamvu kenshi na kenshi iyo umuntu yatuye agakiza agakora icyaha, Imana iramukurikirana. Ubuzima bwe ubuzima bwo kwikiranwa n'Imana. Biravuze ngo ubuzima bwawe iyo ukoze icyaha, niyo mpamvu hari abakoze ibyaha, bamwe ibyaha runaka bakoze bibatera ibihombo byo mu buzima, abandi babikuyemo indwara zikomeye. Kandi abandi bantu bakora ibyaha ntibarwara izo ndwara, abandi bakora ibyaha ntibahombe, abandi bagiye bakora ibyo byaha bibaviramo amahirwe rimwe namwe mu buzima kuyatakaza n'ibindi. Nta kindi Imana igukurikiranyeho, n'ukuri umwana wayo idashaka kwigutakaza. Rero iyo umuntu akora icyaha ariko agatinda kugaruka biragorana, ariko iyo agarutse Bibiliya ni isoza ijambo rivuga ngo ntabwo nzahanagura na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Iyo uri umuntu uhamiririza Imana, uhamiririza abantu Imana, ntabwo Imana isiba na hato izina rye mu gitabo cy'ubugingo. Biravuze ngo ikibabaza Imana nuko waherayo, kuko guherayo byo bishobora kugeza ku cyaha cyo gutuka umwuka wera. Ariko iyo umuntu adaherayo agakora icyaha ariko kanibuka ko ari umwana w'Imana, akihana agashaka Imana, nukuri umwana w'ubugingo Imana irakomeza kumufasha guharanira kuzambika iryo kamba ry'ubugingo, kandi ni kamba ritangirika. Imana ishimwe ko nge nawe tuzaryambara. Abandi bajya bakunda kumbaza bakambaza ngo mbese igitabo cy'ubugingo umuntu ni ryari ashobora kuba yabaho yumva ko afite izina mu gitabo cy'ubugingo? Ni ryari yabaho yumva ko afite condemnation, yikondana nawe ubwe ko yumva atari mu gitabo? Reka rero mbabwire ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none ikiduhesha kugenda na 6 mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta kindi, ni ikarita y'irangamuntu. Iyo tugendana indangamuntu, ushobora kuvana i Kigali ukajya i Musanze, ushobora kuva i Musanze ukajya Ngororero, ushobora kuva Ngororero ukajya Butare. Donc ikarita gusa y'indangamuntu ikaguhesha access. Ni iki nshaka kukubwira rero? Wowe ufite ubugingo muri wowe, ntabwo biyoberwa. Nyabona ko ubugingo nkavuga ngo ninge wo kumenya ubugingo bwanjye mbere yuko ubumenya. Ababyeyi batwite nabigiye somo rikomeye. Umubyeyi niwe wa mbere wimenya ko umwana uri mu nda afite ubuzima buzima cyangwa ko ntabwo afite. Niki kibimubwira? Uko umwana akina bimworoyewe kubikontorora kuruta ukundi muntu wanza bimukontororera. Uko umwana wo mu nda akina mu nda y'umubyeyi bituma avuga ngo uyu mwana wanjye ni muzima, ararwaye, afite intege nkeya mu nda, cyangwa uyu mwana wanjye akina neza. Ntabwo akeneye ibintu byinshi. Rero uko uyu mubyeyi akontorora niko nawe ubugingo bwawe bukontorora ukabwumva. Ikizabikomeza ko ufite ubugingo buzima nuko nukora icyaha utazakirarana, nukora icyaha uzakiranura kwikiranura vuba vuba. Ntabwo uzagira na mugenzi wawe ikibazo ngo uwimuke umuhunge, oya, ahubwo uzashaka uburyo mu gikemura kirikare ngo ukunde uba amahoro. Nuba mu buzima bwo gukura umwana w'ubugingo, uzajya ugira agahinda kwitorero ko riri kugenda nabi, hari ibibazo biri kugenda biboneka. Uzajya wumva muri wowe ufite intimba z'abantu barimbuka, uzajya wumva muri wowe hari ikindi kintu wakora, ariko ngo ubwami bw'Imana bwubakike. Uziyumvamo imirimo myinshi wakorera Imana, muri wowe uzumva impano nyinshi zikinguka zo gukorera Imana, kuko umwana uvuka mu rugo rw'ahantu akunda kuba umunyamirimo. Njya mbirebera ko twana dutoya, umwana mutoya areba nyina arimo akoropa, nawe akagira ibintu mukanya akora bimeze nk'ibyo guhanagura no gukoropa n'ibiki. Nta kindi kintu, ntabwo wamuhatira ngo kora uyu murimo, ahubwo we aribyiyumvamo ko mu rugo kwa se ahafite imirimo, hari inshingano nawe ufite mu rugo rwa data. Igihe cyose uzumva uri kuzitatira wazirengagije, igihe cyose uzumva ukora icyaha ukakiririmbira, ukakiriraho igaburo, mu buzima bw'ibyaha wumva nta kintu mugutwaye, igihe cyose uzumva muri wowe ibe byo gusenga ntabyo kigira, warabitaye warabijugunye, ntukwiye kwirirwa wibaza ngo ubugingo bwawe ni buzima. Ubugingo burahari mu gihe cyose wumva ugikora neza, kandi Imana ikugire neza. Ndashaka rero nkubwire iki kintu gikomeye. Niba ushaka kuba umwana w'ubugingo, biharanire, bishake. Umva ukwiye gukora byinshi byatuma ubugingo bwawe burushaho kuba nta mugayi buriho. Imana ikugire neza. Reka nsoreze ku cyanyuma. Abantu benshi bajya bakunda kwibaza kimwe, bakibaza ngo mbese icyo kuba mu gitabo cy'ubugingo bimarira umuntu ku iherezo ni iki? Reka icyo nkivuge. Iyo umuntu agiye gupfa habaho impande 3 zinteguza, zimuteguza ko agiye kurangiza urugendo, kuko twibukiranye ko purgatori yizerwa na bamwe, ntabwo
ntabwo uyu mwanya ngiye kwivuga ko birayivuga ko ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi. Biravuze ngo ibyo utashoboye gukora ugihumeka, gukiranuka utashoboye gukiranuka ugihumeka, kubaha Imana utashoboye kuyubaha ugihumeka, gukora neza utashoboye gukora ugihumeka, numara kurangiza aho uzaba ugiye nta mirimo nta n'imigambi. Ahubwo igihumeka ukaba uri umuntu wabaye mu buzima, reka mvuge ngo ukaba uri umuntu wabaye mu buzima bwo gushaka Imana, mu buzima bwa bwo guhumeka. Hari ikintu kimwe nshaka kubwira, hari favor y'Imana uzagira. Iya mbere nshaka gutsindagira uyu munsi, nshaka kubwira nuko mu gihe cyawe cyo kurangiza uru rugendo impande eshatu zizaza. Iyo zije zirakubwira, ya mbere iraza ikakubwira ngo kandi dore igeze ku iherezo. Umva rero ikintu cya mbere kitubaho, tuhita dutangira kuvuga ngo yo ngo nkumbuye runaka, mujye kunzanira runaka muramutse. Ntabwo ari cyo murya kiba gikenewe. Ya kabiri iraza ikakubwira ngo ese wabimenye, wamenye ko burya nta minsi usigaje. Niho dutangira kuvuga ngo yo mfite ideni runaka, muzanyishyurire runaka, muzambwire runaka. Ya gatatu abenshi kunda kubasanga badagishobora no kuvuga. Rero izi mpanda umuntu ufite ugutwi kuzazimenya, umuntu ufite umutima uzakangurwa n'izi mpanda, ni umuntu wabyawe ubwa kabiri, ni umuntu ufite ubugingo buzima muri we, ni umuntu ugendana umutima wo gushaka, umuntu ugendana ubugingo muri we azamenya izi mpanda, azamenya iby'izi mpanda, kandi Imana izamwiyereka. Ubuzima bwe ntabwo azasinzira, ntabwo azasinzira atabimenye, ahubwo azabimenyeshwa kugira ngo ashobore gutunga ubugingo buzima. Rero kuri zino mpanda nicyo kintu bitumarira gutunga kuba turi mu gitabo cy'ubugingo, gutunga umutima wo kuba turi abana b'Imana. Kandi urupfu rwose wapfa, izi mpanda zizabikumenyesha. Iyo ngeze nkunda gutsindagira iki kintu, twagiye turwaza abantu rimwe na rimwe bagapfa batatuvugishije. Dufite abacu bagiye bapfa impfu zatumye tutashobora kuvugana nabo, ariko muhumure, izi mpande iyo zimugezeho akikiranura n'Imana ubwe, nukuri abona ubugingo. Muhumure cyane, kandi nukuri amashusho menshi abantu akunda kugenda bakora bagaragaza mu ijoro hajya y'umwumwe, abantu benshi bajya mu gihogero cyo kurimbuka. Ntabwo ari ukuri. Imana ntabwo yaremye ijuru kugira ngo izarebemo yonyine. Reka mvuga iryo, kandi si ryo kubashyenga, si ryo kubahumuriza. Nukuri ubugingo Imana yarabugennye ngo ibuhereza abantu. Rero abantu b'Imana ntabwo yashatse kubakomplika. Ubwami bw'Imana ntabwo buremereye kubujyamo. Umwami Imana yibushoboza abantu. Reka rero nsoreze kuri kino kintu nshaka kukubwira, nshuti yanjye wo nkurikiye mwene data, kuba mu gitabo cy'ubugingo ntabwo ari ikibazo uhora ubaza undi muntu, si n'undi muntu ushinzwe kubikumenyera, ahubwo wowe uracyumva ibihe byo kubana n'Imana, uracyumva ibihe byo kumvira Imana, uracyumva ibihe byo gukorana n'Imana. Uri umwana w'ubugingo, Imana iguhereza umugisha, kandi Imana idushoboze kubana neza n'Imana. Rero ngiki cyatumye Kristo yerekanwa, kwari kugira ngo tubone ubugingo. Ntabwo kwari kugira ngo tuzacirweho iteka, aho kwa kugira tubone ubugingo, ahubwo utamwizera acirwaho iteka. Ariko wamwizeye, nukuri reka nkubwire ngo ufite ubugingo muri wowe, kandi Yesu aragukunda. Imana iduhana umugisha. Reka rero dusenga Imana kugira ngo nawe ukurikiranye iki kiganiro uzakurusheho kumva Imana, kandi ubugingo bwawe burusheho gukanguka. Utekereze muri iyi minsi ibintu ndimo ncamo, ubuzima ndimo mbayeho, nubwo kunzanira amahoro mu mutima yo kubana n'Imana, cyangwa nubwo gusuzuguza Imana, maze ubwira Imana ngo Mana mbabarira, icyo nshaka ni ubugingo buzima. Imana tugire neza. Mana data wa twese, sengeye mwene data na mushike wanjye bakuri iki kiganiro, kugira ngo ubahereze gutunga ubugingo buzima, kandi amahoro ya Kristo Yesu abe muri bo rwose cyane, kandi umugisha w'Imana uboneke muri bo. Kandi mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese wumvira iri jambo ryawe agakora ibyaryo, ajya ahabwa umugisha w'Imana. Muri ibyari byavanga umugisha mu gakiza k'Imana kubw'untu nayihawe mu gihe nihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Umuntu wemeye kwakira iyi nyigisho ku byarwa ubwa kabiri, akagira uburyo ahindurira imyitwarire n'imimerere ye, ndamusabiye ngo yakira imigisha mu gakiza k'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze. Amen. Yesu raduhana umugisha. Ukeneye nimero yanjye wayireba hasi aho ngaho. Turabakunda cyane, kandi muhumure, dukomeza no kubasengera no kubitaho. N'ibyifuzo byanyu tugenda tubyakira, tubisengera uko umwuka w'Imana agenda adushoboza. Namwe kandi turi kumwe, mujye mutuvugisha, dusengane, tubane mu bihe byiza byo gusenga. Shalom, shalom.